Bagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo muri ya Mashariki. Ku itariki ya 17 z'ukwa gatatu 2025 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na makuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama. Sentama wiriwe neza mushakamba muraho. Turaho turakomeye. Yego. Makuru yashyushye hano hanze yashyushye mushakamba umubirigi mu Rwanda yasebyara nasara byo yazi ko afatira abandi byemezo batabifatirwa. U Rwanda rumubereye umubirizi muri uyu mwaka, ariko kimwe nakubwiye nti ameze nk'ivu niryo ujugunya rikaza rigukurikiye. nawe nuko yego amaze kubona itangazo ry'u Rwanda ricana umubano nawe yasubiye inyuma nawe ati u Rwanda rwafashe icyemezo gikakaye kirenze kure icyo twari twafashe, ntabwo bingana, ntabwo biri proportionnel ni ukuvuga ni ikintu kijyanye n'ikindi usanga biri mu kigero kimwe. Yego. Mbese ni nkaho akabuza ati u Rwanda rwafashe ibihano rwihanukiriye, ubundi uyu mubirigi rwafashe icyemezo rwihanukiriye. Uyu mubirigi ni nka wa muntu ugukubita ntashake kurira. Nuwo muri rya dini ritanga irindi tama, rivuga ngo ni nkukubita ku itama rimwe uzatega irindi hindura umusaya. ngira ngo kuko n'ubundi byaje nyuma y'uko dushyize hanze ingingo, reka tubanze tubirebeho, ariko tuze ko bihuza nanone n'ibihano byafashwe n'umuryango European Union. Yego. Bamwe mu bayobozi muri M23 ndetse no muri RDF. Yego. Ni ibintu ubona twibuke ko European Union ibiro byayo biri mu Bubiligi. Yego. Ku buryo ubona ko bifite icyo bivuze, bakoze cya kintu bita lobbying. Yego. Ikindi kuba bibaye uyu munsi, ejo hari ibiganiro, hari ikintu batifuza kuko twagiye tuvuga kenshi ko aribo bashutse Kisekedi ngo naganire. Ntabwo bashaka ibiganiro, bashaka Kisekedi aguma hariya. Kuba rero uyu munsi birangiye bashyize hanze ibintu ubona byakica ibiganiro, ni uko bigaragaje ko aribo bari baranze ko ibiganiro biva. Turebe ku itangazo ry'u Rwanda tubihurizeho, ngira ngo urarifite. Yego ndarifite, reka turirebe twumve ikikubiyemo. Mu birimo nuko hari n'amasaha 48 yahawe abadiplomate b'Ububiligi. Ariko ikintu cyo gitangaje ko Ababiligi bihagije bavuga ko bakomeye. Barizwa n'iki iyo bahawe amasaha 48 ngo bavuye mu gihugu cyo muri Afurika? Ikibariza nuko nubwo uvuga ngo bakomeye hejuru nk'amase. Nka bya bisheshe. N'igisheshe ubona gikomeye wagikandagira ugatebera. Yego. Itangazo rero riravuga riti le Rwanda rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique. U Rwanda rucanye umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Yego. Rigakomeza rigira n'itangazo ryasohotse uyu munsi kuri 17 z'ukwa gatatu 2025. Rigakomeza rigira riti le gouvernement du Rwanda a notifié aujourd'hui le gouvernement de Belgique de sa décision de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat. U Rwanda rwamenyesheje Ububiligi ko ufashe umwanzuro, ufashe icyemezo cyo guhagarika imibanire muri diplomasi mu buryo bw'ako kanya. Mbese itangazo rigisohoka rihita rigira agaciro, bihita byubahirizwa. Cette décision
a été prise après une réflexion approfondie de plusieurs facteurs, tous liés aux tentatives pitoyables de la Belgique de maintenir ses illusions néocoloniales. Bisobanuye ngo iki cyemezo cyafashwe nyuma y'ubushishozi harebwa ingingo zitandukanye, impamvu zitandukanye, zose zikaba zijyanye n'uko Ububiligi mu buryo bubabaje bwagiye bugerageza gukomeza ibitekerezo byabwo bya gikoroni. La Belgique a constamment miné le Rwanda bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo RDC, dans lequel elle détient un rôle historique et profondément violent, notamment en agissant contre le Rwanda. ngo Ububiligi ntibwahwemye kuzonga u Rwanda, ko nabivuga kuzonga u Rwanda, guhemukira u Rwanda, gukorera ibintu bibi u Rwanda, nubwo haba mbere cyangwa no mu gihe cy'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare rushingiye ku mateka kandi rubabaza, uruhare rubabaza, uruhare ruri vyora, kuvuga nta koroherana, nta koroherana, mbese rukoresha ibyo rukora byose rubikora, Ububiligi ibyo bukora byose bubikora bugambiriye kugirira nabi u Rwanda. Noneho dukomeze. Aujourd'hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile justifiée à l'égard du Rwanda dans le but de déstabiliser le pays et la région. Uyu munsi Ububiligi mu buryo bugaragara rwarabogamye mu kibazo rwarabogamye mu kibazo cy'akarere, kandi rukomeza kujya rucengeza, nko gucengeza amatwara agambiriye kugirira nabi u Rwanda ku mbuga zitandukanye, ubwo nimvuga imbuga ntihumvize nkoranyambaga, ni nko mu ruhando rw'amahanga. Noneho aho ngaho Ububiligi bukoresha ibinyoma rimwe na rimwe, ubundi bwaba butakoresheje ibinyoma bugakoresha manipulation ni nko gukoresha undi muntu, gukoresha abandi, kubacengezamo amatwara mabi, noneho yandi atuma babogama bakaba bagirira nabi u Rwanda cyangwa aka karere. Hano baravuga aka karere mu rwego rwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'akarere. Itangazo rigakomeza rigira riti au-delà de son rôle historique destructeur dans la création de l'extrémisme ethnique qui a conduit à une discrimination et une persécution enracinée et finalement au génocide contre les Tutsis de 1994, la Belgique a également permis à son territoire d'être utilisé par des groupes qui propagent le négationnisme du génocide et entretient
entretiennent l'idéologie génocidaire. Hejuru y'urwo ruhare kirimbuzi rushingiye ku mateka mu gushyiraho mu gucengeza irondakoko, ibi byaganishije ku ivangura ndetse no kwitoteza rishinze imizi, hanyuma biza no kugera ku ndunduro kuri jenoside yakorewe abatutsi 1994, aho Ububiligi bwafashije abahakana udutsiko duhakana ducengeza n'amatwara apfobya, badufashije gukorera ku butaka bwabwo, bafashije utwo dutsiko duhakana jenoside, dupfobya jenoside ndetse tunahembera ingengabitekerezo ya jenoside, badufasha gukorera ku butaka bwabo. Ubwo Ububiligi bwaraboroye muri make, bworoye abajenosideri, bworoye abajenosideri n'abakwirakwiza n'ababiba ingengabitekerezo ya jenoside. Itangazo rigakomeza riti la décision d'aujourd'hui reflète l'engagement du Rwanda à protéger ses intérêts nationaux et la dignité des Rwandais, ainsi qu'à défendre les principes de souveraineté, de paix et de respect mutuel. Uvuga ngo icyemezo cy'uyu munsi u Rwanda rwafashe kigaragaza kwiyemeza kwarwo kurinda inyungu z'igihugu, ndetse abarundi baravuga ngo ni agateka, intuza dignité ni nk'agaciro, n'agaciro k'abanyarwanda, ndetse no kurinda amahame y'ubusugire, y'amahoro ndetse n'ubwubahane. Iki cyemezo cyafashwe ni ikigambirizo. Tous les diplomates belges présents au Rwanda sont tenus à quitter le pays dans un délai de 48 heures. Conformément à la Convention de Vienne, le Rwanda assurera la protection des locaux, des biens et des archives de la mission diplomatique belge. Ahangaha ni ku musozo w'itangazo, haravuga ko abadiplomate b'Ababiligi bari ku butaka bw'u Rwanda bagomba kuba bavuye ku butaka, bahawe amasaha 48 kugira ngo babe bavuye ku butaka bw'u Rwanda, hakurikijwe amasezerano y'i Vienne. U Rwanda rucungira umutekano inyubako n'imitungo ndetse ni archive. Ubwo ni iki mu Kinyarwanda? Ni nk'ububiko ku rundi ruhande, n'ibibitsemo, ariko ubwo bigomba kumvikana mu bubiko n'ibitsemo de la maison diplomatique belge. Ukuvuga ni inyandiko zishinguye nko muri ambasade, maison diplomatique zishinguye muri ambasade y'Ububiligi Kigali. Kuvuga u Rwanda ruzakomeza kubicungira umutekano hashingiwe ku masezerano y'i Vienne. Kugira ngo nibyo ngibyo naho ngaho itangazo rigarukira. Ubu rero ahangaha wenda kugira ngo tubivire inyuma rimwe, Ababiligi ntabwo bameze nk'abicuza. Nabonye bahise abana byanditse ko bicuza ko uyu Maxime Prévost ni wa mu ministre
ngira ngo niwe wa mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni vice premier ministre akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni uriya washakaga kubonana na minisitiri Nduhungirehe uyu munsi rero nawe yahise asohora ubutumwa kuri Twitter avuga ati Belgium regrets the decision of Rwanda to cut off diplomatic relations with Belgium and to declare Belgium's diplomats person non grata. Ati Ububiligi bubabajwe n'icyemezo u Rwanda rwafashe cyo gucana umubano nabwo umubano wa kidiplomasi yego kandi no kuba bafashe icyemezo cy'uko abadiplomate b'Ububiligi ari abantu badakwiriye kuba ubutaka bw'u Rwanda. Persona non grata ni Kilatini ni abantu badashakwa ntabwo bashakwa ubutaka bw'u Rwanda bagomba gusubizwa iwabo. Noneho agakomeza ati Belgium will take similar measures. Ububiligi buzafata icyemezo gisa na kiriya cy'u Rwanda. The convocation of the Rwandan chargé d'affaires AI ad interim declaring Rwanda's diplomats person non grata and denouncing our governmental cooperation agreements. Ububiligi bafata icyemezo nka kiriya cy'u Rwanda noneho konvoke butumize ushinzwe uwo bita chargé d'affaires w'agateganyo w'u Rwanda urazi ko ambasaderi we bari bamwanze noneho badekarare bemeze ko abadiplomate b'u Rwanda n'abatakwiriye kuba ku butaka bw'Ububiligi kandi noneho banacane ubutwererane n'u Rwanda amasezerano y'ubutwererane n'u Rwanda batesha agaciro. Ikintu abantu bagomba kubimenyaho yego nk'uko u Rwanda rwabikoze bwa mbere ni kwa kwanga kuguma ku gahato k'umuntu. yego niba agahato mwumve ko atari uguhatiriza ahubwo ni ukuba ku mugogoro we. yego umuntu ahora kurushya kugora gucunaguza kuvunagura agira gute n'agasuzuguro kenshi yitwaje ko yagukoronije agakomeza akakubeshaho igikoroni yitwaje ko ari umuzungu akakugirira nabi n'ibindi ntacyo duhomba kuba umubano w'Ububiligi n'u Rwanda uvuyeho cyangwa usheshwe kuko n'ubundi nubwo wari uriho n'ubundi Ububiligi bwari bufite byinshi byo kuwica byitwaje ko hari umubano cyane. opozisiyo zose abarwanya leta y'u Rwanda bose bava mu Bubiligi. Abapfobya jenoside bose baba mu Bubiligi. Ibi byose ni mu Bubiligi. Inkunga zose zihabwa abarwanya u Rwanda iyi mitwe yitwaje intwaro yose iva mu Bubiligi. Yego. Aribuka ko Rusesabagina yewe yaburanaga avuga ko ari imfubyi y'Umubirigi atari umunyarwanda. Arya padiri nawe aba mu Bubiligi ingirwa padiri. Ari mu Bufaransa ndakeka. Rero ibi byose ni kwa kundi umuntu agira gutya niba u Rwanda rworoye inkoko Ububiligi nibwo bujya korora uduce cyitwa ngo ni inshuti rwahinga amashu bakorora inkwavu yego ngibyo by'Ububiligi kandi byose bakabikora mu isura yo kwigira abantu beza kandi ikindi none uyu nguyu ngo bagombaga gushyiraho ibiganiro n'ibihano haremereye iki icyo kibazo se
abazungu bamenyereye ko aribo bakubita umuntu bakamubwira ngo rira cyangwa wirira, bagakora ibyo bashaka bakumva ko bazatoteza umuntu, ariko ndavuga abazungu b'ababirigi ntari abazungu bose, nk'uko tuvuga ababirigi ntabwo ari ababirigi bose, ni abadiplomate cyangwa abanyapolitike b'ububirigi nibo bagendera muri uwo mujyi, ariko hari ababirigi beza kandi bazima. kandi mushakamba bariya bagabo nibo bazanye gupima amazuru mu Rwanda, nta cyiza bigeze bazana. Habayeho gushyira hasi ibintu byose byaturutse mu Bubiligi, ariko buriya dushyize mu gaciro ababirigi ntibari bakwiriye kuduha indishyi z'akababaro. byari bikwiye nuko ubona nyine umukoroni yakomeje kwigira umukoroni. hari bivuze nti dushyize hasi tugashyira ku kibuga cyangwa kuri taburo ibintu byose ababirigi bakoze mu Rwanda, ibyiza n'ibibi, wasanga ibibi bidomina cyangwa birusha ubwinshi n'ubukana. uko niko kuri, kandi imyaka ishize dore ni myinshi ariko biracyanadukurikirana mushakamba. kandi si no mu Rwanda gusa, reba mu Burundi, urebe no muri Kongo. rega n'iwabo ntibisize ntibiyibagiwe naho biriyo. burya umuntu ngo atanga icyo afite, ntabwo bari kuduha ibyo badafite, baduhaye ibyo bafite iwabo. iyo bagiye gutoranya abakinnyi bajya mu ikipe y'igihugu bari urugamba cyane. bamwe muzana abandi aba nabo wagira ngo ni abafurama n'abaki n'abawaro aba si abantu rwose. niyo mpamvu basigaye inyuma ugereranije n'abandi, ugereranije n'ibindi bihugu byo muri Burayi, abantu bose basigaye inyuma. ikintu cy'amacakubiri nicyo bashyira imbere y'ibindi byose. reka turebe n'ubundi ibindi bibi bakoze biturutse i Buruseli, nubwo bavuga ko atari bari European Union, ariko tutaranabireba hari abantu basetse Ububirigi. kubuseka byo ni ngombwa, natwe hari uwandikiye uriya minisitiri ati bro nko kuvuga brother cyangwa mu muvandimwe, bro Prevo Maxime, Rwanda is always steps ahead of your retro brain. u Rwanda rurabarenze, ruri imbere yanyu cyane, mwe mufite muraba ubwenge buke. ati the charge d'affaires is already in Kigali. aturiya charge d'affaires uvuga ubu ngubu ari i Kigali, n'uyu munsi yageze i Kigali. while you remain clueless about affairs in your own small country. aho mwebwe muguma aho ngaho mudafite kwizera n'ukwizera guke n'ubumenyi buke ku bibera mu gahugu kanyu gatoya cyane. Not a single staff member from the Rwandan embassy is in Belgium. Is still there. nta n'umukozi n'umwe wa ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi ukiri aho ngaho. They all returned to Rwanda 4 days ago. bose bagarutse mu Rwanda, abanyuma bahageze hashize n'iminsi ine. aha ngaha ni nko kumukwena rwose birumvikana. watubwira ibindi? hari European Union, icyicaro cyabyo kiba mu Bubiligi. yego n'ubusanzwe European Union yagize reaction nyuma y'icyo twakwita igitutu cy'Ababiligi. byose ni Ababiligi. rero bafatiye ibihano, navuga ngo ni abantu 10, harimo ikigo
yego cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, yego harimo aba M23 bane, yego hakabamo n'abasirikare ba RDF bangaye batatu, batanu ahubwo batanu. hano dufite icyo twakita impapuro zibyemeza, yego reka tuzivugeho, yego tuzigarukeho, yego kugira ngo dutangaze inkuru neza. yego mu bo mbona ku rutonde, uwa mbere ni Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa ni perezida wa M23, ni umuhuzabikorwa wungirije wa AFCM 23, akaba na perezida wa M23. Abantu batazi aho ibyo byombi bihuriye, ni ukuvuga AFC ni ihuriro, noneho M23 ikaba imwe mu mitwe igize iryo huriro. bose rero icyo bazira bose ngo ni ukugana imbere kwa M23. yego hari Rukika Rusisi, general majoro, yego akaba yarasanzwe ari umuyobozi mukuru wa umutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda. gusa ejo bundi babaye bamusabye kujya kuba ku biro bikuru bya Etat Major, baramuhinduye. hari Desire Rukomera, yego uyu aremeza ko ari we muyobozi wo kuwa recruitment ndetse na propagande bya M23. ni ukuvuga ashinzwe icengezamatwara no gushaka abayoboke, niba ariko twabivuga. uyu ni umunyarwanda ariko si umusirikare, yego ni umusivili. yego hari John Maninzenze, ashyiraho koroneri. nibyo tugiye kureba kuko baba banditse fonction cyangwa rank. yego bayimwita ngo aka Mike Bravo, iyo bayita korosayini. afite ipeti rya koroneri, akaba ari G2 ashinzwe intelligence cyangwa ubutasi muri M23. yego hari kandi uyu ni umunyekongo, uwuhe? Nzenze. yego hari Eugene Nkubito. yego Eugene Nkubito nawe ni general major. yego akaba ari umuyobozi wa division ya gatatu. yego umuyobozi wa division ya gatatu, ni umunyarwanda arazwi mu ngabo z'u Rwanda. yego akaba Pascal Muhizi. yego Pascal Muhizi ni brigadier general. yego ni umuyobozi wa division ya kabiri yego y'ingabo z'u Rwanda. yego hakaba kandi Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi. yego uyu ni umuyobozi wungirije yego ushinzwe finance, ushinzwe ubukungu muri M23. ni imari none no kongera umusaruro. yego muri M23 ni umunyekongo birumvikana. akaba Kamanzi Francis. yego uyu nguyu asanzwe ari Chief Executive Office of Rwanda Mine and Petroleum and gas board. urumva ko ni umuyobozi ushinzwe ibi bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bikomoka kuri peteroli. harimo ibintu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. hari Gavana Joseph Musanga Bahati. yego birumvikana ni guverineri, ndabona bamuha n'ipeti rya koroneri wa Kivu y'Amajyaruguru. ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, ariko kuko hariho babiri, hariho uwo mu Bishokoro n'uwo ku Ntebe. yego ubwo uyu ni guverineri wo ku Ntebe kuko niwe ufite icyicaro hariya mu mujyi wa Goma. aho wa undi wo mu Bishokoro abigeni. yego cya kigo cyitwa Gasabo Gold Refinery.
Gasabo Gold. Akaba ari cyo kindi cyafatiwe ibihano. Ni ikigo cy'ingengo kiri mu Rwanda. Urebye rero ibi byose uburyo bafashe ibihano n'ibyo bashinja usibye abasirikare bavuga ko igisirikare cy'u Rwanda kigiye gufasha Ventura. Yego. Bakareba ukuntu bagiye bagafata bamwe mu bashinzwe ubukungu muri Ventura, barabizi ko na Bahati ibyo yarashinzwe mbere yo kuba guverineri. Yego. Ukareba ukuntu bahise bajya mu bayobozi bashinzwe ibijyanye na mine n'ibikomoka kuri peteroli, ndetse na kiriya kigo birahita bihura n'imvugo ya Kongo ivuga ko ngo u Rwanda rwiba amabuye yo muri Kongo. Ni ibyo ngibyo babashyizemo nibyo bihita bigaragara. Ukabona ko umukongomani yahamagaye mu Bubiligi, cyane ko n'ubundi abanyekongo bayoboye kiriya gihugu abenshi ni Ababiligi. Yego, habamo n'abadepite n'abaminisitiri bahariye. N'abandi benshi muri bari abayobozi bafite ubwenegihugu. Yego. Urumva nibo bagiye mu Bubiligi baganira ibyo bashaka, barangije babishyira muri European Union. Nawe urabyumva u Rwanda ntirwari rufite uruvugiro. Yego. Gusa ibi ntacyo bizahagarika ku Rwanda. Gusa andi makuru bisa nk'isano, usibye ibi ngibi ngo Ububiligi bwohereje bwahaye Congo drone 100. Yego. Ububiligi bwahaye Congo drone 100. Zo kurwanya Ventura ngo idafata ibirombe bafite muri Walikale ndetse na Katanga. Yego. Ibi rero kubikora mbere y'umunsi umwe hari ibiganiro bisobanuye iki bwa national? Yego. Bisobanuye iki kubikora mbere y'umunsi umwe hari ibiganiro by'amahoro? Ni ukuburizamo ibiganiro. Kugira ngo imyitwarire ya Kongo muri ibi biganiro, yego, nimara kujya hanze tuzayihuza n'ibyatangarijwe cyangwa n'ibi bihano n'imyanzuro y'Ububiligi. Yego. kugira ngo twajya ku ngingo noneho. Yego. Mushakamba ariko reka tubanze turebe, uravuze uti imyitwarire y'Ububiligi, imyitwarire y'ubumwe bw'Uburaya, ibikorwa byakozwe bifite ingaruka ku biganiro. Urabona icyo twagirira impungenge kuri biriya biganiro gishobora kubaho kubera ibingibi byakozwe n'iki? Ntabwo harabura gushuka Kongo ngo yitware ishaka kuburizamo ibiganiro cyangwa kubitesha agaciro. Yego. Kongo muri ibi biganiro twagiye tubivugaho. Yego. Isaba Ventura wo gusubira inyuma kandi bidashoboka. Yego. Kandi rero yasabye ibiganiro, barayingingiye ibiganiro Ventura itarafata aho hose. Yego. Rero kubera ko Ababiligi babajwe na Goma, babazwa na Bukavu n'ibindi bice ko bageze muri Walikale. Yego. Ako bagezemo ibyo bagezemo mbonye abantu bamwe bahunga. Amakuru ahari rero urabona ko Ububiligi bushaka gushyiraho akabo mu rugamba. Yego. Burebe ko bwasyaho, ariko ibi bizatuma bamburwa n'ibyo bari bafite. Yego. Bizazase batewe uyu Mubiligi. Reka dukubite tubangura tujye ku ngingo. Mu ngingo dufite ingingo zigeze muri 5. Yego. Ya mbere, AFCM 23 yohereje intumwa 5 mu biganiro, mu gihe Kinshasa yohereje abayobowe na Jean Pierre Bemba. Jean Pierre Bemba nguwo muri Ukraine, Jean Pierre Bemba nguwo muri Turi, Jean Pierre Bemba nguwo hehe na hehe. Uyu Jean Pierre Bemba ko yigize Rambo mu Bisheke. Reka turebe. Tujye ku ngingo ya 2, iragira iti Walikale M23 ikomeje guhagarara neza mu gihe FRDC yatangiye guhungira Kisangani. Ingingo ya 3, Uvira General Ohenza wa FRDC yishwe na Wazalendo muri Isange. Ingingo ya 4, imikoranire ya MONUSCO n'abacanshuro yamenyekanye. Ingingo ya 5, ikoranabuhanga ry'ikibuga cy'indege cya Goma byarashenwe.
shakamba reka turebe intumwa M23 yohereje hariya urabivugaho iki Kinshasa intumwa zayo ziyobowe na Jean Pierre Bemba kuri ingingo turahavuga iki icyo tubavugaho nuko M23 yemeye ko yohereje intumwa n'abantu batanu yego bagiye muri bino biganiro yego ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yemeje ko nayo yohereje abantu yego bivuga ko bazaba bayobowe na Minisitiri w'Ubwikorezi Jean Pierre Bemba aba bantu bibazaga kugeza uyu munsi ntabwo haramenyekana amazina y'abagiyeyo yego ariko ikigaragara ni uko ari bamwe mu banyapolitiki batafatiwe ibihano bakatiwe urwo gupfa na Kinshasa ni kuvuga ari imwe mu ngingo bari buhereho bavuga bati ibiganiro n'ibindi mubanze mukuriraho aba bantu ibihano inkiko zose yego tubone kuganira kuko ntabwo muri kuganira n'ibyihebe yego kandi abo muri kuganira nabo ntabwo bapfuye barahari yego kugira ngo hasi byinshi tubavugaho ariko birahurana n'uko n'ubundi hari inama y'abaminisitiri yahuje ya Sena SADC yego yabaye uyu munsi inama yabaye yabereye he inama aho yabereye reka nze ndebe aho yabereye yego kuko u Rwanda rwayitabiriye gusiriga ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego kugira ngo barebe n'iki kizima n'iki kiravamo yabereye Dar es Salaam muri Tanzania yego ndetse urugendo Bongirehe ari mu bayitabiriye iyi nama twitegeho iki byanga bikunda baratanga umurongo mwiza ushobora gufasha biriya biganiro bizaba ku munsi w'ejo ubwo iyo nama urimo urayihuza n'ibiganiro bizakorwa ejo cyane ukabihuza ute bigahura bite iriga ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi biriya biganiro nabyo ni ibyo kugarura amahoro mu burasirazuba none buriya iyo nama ifite ububasha bwo kugira umwanzuro ifata burahari kuko ibi biganiro cyangwa ni ubujyanama yatanga ububasha buzatangwa cyangwa imyanzuro izatangwa n'abahanganye ku bw'isi bizava mu byo bazumvikanaho cyangwa bazananiranwa yego ariko iyi nama uzirikane ko rero yabisabye yego byari byarananiranye navuga ngo nyuma y'uko ibisabye habayeho kubyemera nubwo habayeho imvugo bidashoboka ariko n'ubundi birangiye nta kindi nama nta n'ibindi biganiro nta n'ikindi gitutu cyaturutse ahandi cyasabye ibi biganiro usibye iyi nama iheruka ubwo rero niba mbyumva neza inama ibasha kuba yafata umwanzuro cyangwa gutanga icyerekezo uburyo ikibazo cyakemuka ntabwo yafata umwanzuro yego birumvikana urumva niyo yatanze icyifuzo cy'uko habaho aho ngaho ibitanze icyerekezo noneho umwanzuro ugafatirwa muri biriya biganiro yego reka tujye ku ngingo ya kabiri warikare M23 ikomeje guhagarara neza mu gihe FARDC yatangiye guhunga yerekeza Kisangani kanya wavuga guti wabonye abahunga yego n'abaturage bari kuva muri warikare centre natangiye kubabonesha yego natangiye kubabona ejo ndetse hari n'amajwi yabo yavugaga ko bahunze ko badafite icyizere nubwo berekeza Kisangani ko naho mu minsi nk'ibiri itatu bo bagiye gukora urugendo rw'icyumweru cyose cyangwa ibyumweru bibiri ariko kubera umuvuduko wa AFCM 23 ko bashobora kuhagenda iminsi ibiri itatu naho nituhagera ntituzaharegama tuzahita tugenda yego kumva rero ko kariya gace kose imirwano irakomeje kereka wenda mu biganiro by'ejo nihaza kuvamo
kuba bagira icyo bemeranwaho cyo kutongera kurwana ariko nanone banacyemeranwaho bigasaba ko FARDC igira umutima wo kudatera kuko twabonye ko buri gihe iyo iteye barayishushubikana bigatuma bafata ahandi hantu. Twajya ku ngingo ya gatatu. Twajya ku ngingo ya gatatu ariko amakuru yemezaga ko M23 kuko ikomeje igana muri Kisangani. Ko ishobora kuba igiye kugera ahantu hitwa Mutakato. Yego. Mutakato rwose ishobora kuba yahageze. Yego. Ariko nibumva ko M23 iri muri Warikare bumve ko ni indi ndiri. Yego. Indi ndiri ya FDLR iri gusenyuka. Yego. Yego. Yego twakomeza. Mushakamba ubwo tujye mu majyepfo muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo Wazalendo na FARDC. Yego. Waka bacana waka. Umuntu wese hariya. Yego. Utarimo guhuza nabo. Yego. Mu buryo bw'imyumvire. Yego. Yagitera hamwe. Yego. Barimo kumumerera nabi. Hari umujenerali uzwi cyane. Yego. Ndibuka ubwo yageraga mu Minembwe habonetse agahengeho gato. Kugeza bahamukuye bamusimbuje abandi. Yego. Yagerageje kumvikanisha no kumva ibibazo by'abanyamurenge kwicwa kwabo n'ibitero biragabanuka. Yitwa Andre Ohenzo Oketi. Yego. Ngira ngo hari inyandiko ivuga ibyo kwicwa kwe. Yego. Waza kuyifungura ukayisoma. Ndayihera hano hagati aho bandika ngo c'est triste de constater que les partisans du régime comme Marlon Ruzayamo et tant d'autres se réjouissent de l'assassinat du général FARDC André Ehonza, alias Kotazo, disant la justice a été rendue, glorifiant les Wazalendo, autour de cet acte à Sangue dans le territoire de Vira. Ibi bivuze ngo iki ngo birababaje kubona abantu abayoboke ba leta b'ubutegetsi buriho batanga urugero rw'umuntu ngo we n'abandi bishimira ko generale wa FARDC André Ehonza alias Kotazo bakavuga ko nyine ubutabera bwabonetse ko mbese kumwica ni nko guhora. Ariko twaje kumenya impamvu bamwishe. Hari ifoto sinzi ahantu iri. Yego. Yagaragaye ngo yicaranye n'abanyamurenge. Yagaragaye ngo yicaranye n'abanyamurenge nicyo bamuhoye ngo yaragambanaga kuko yicaranye n'abasaza baho ngo arimo aragambana. Kibazo cy'umuntu yagambana n'abasaza nka bariya wenda wagambana n'abantu na twirwaneho wagambana n'imitwe yitwaje intwaro ariko umusaza w'umuturage wiragirira inka ze worora wagambana nawe ngo agira atereza. N'ubu ibice byo muri Sud Kivu bimaze gufatwa barabishira ku mutwe w'uyu. Yego. Ngo niwe mugambanyi. Noneho bakavuga bati il y a des questionnements lorsqu'un général de brigade est assassiné par des miliciens Wazalendo l'accusant de la trahison ou d'être collabo de ce qu'ils appellent les envahisseurs tutsi rwandais. Si hari ibyo kwibaza byinshi aho general de brigade yicwa n'abitwaje intwaro b'abazarendo bamurega ko ari umugambanyi
collaborateur ni ukuvuga ni ubufatanye bivuye ku nshinga collaborer ni nko kungurana ibitekerezo n'umuntu ariko muri mu mujyi umwe ni ubufatanye rero bakamuhora ko afatanya ngo n'ababateye ngo b'abatutsi b'abanyarwanda ubwo baravuga babasaza ifoto nari nyifite sindaniri yego wenda ndaza kwiguha nyuma yicaranye nabo ubona baganira bisanzwe nka kwa kundi umuntu aba akorera ahantu ntabwo wabana nabi n'abaturage bahatuye mubana neza kuko nibo muba mukorana burya umuturage agutinye nta n'amakuru yaguha nta n'iki bakamuhora ibyo ngibyo rero noneho bakavuga bati cela montre combien de fois cette idéologie génocidaire anti-Tutsi qui caractérise ces milices est une menace absolue pour toute la communauté tutsi congolaise. Ati bavuga kuba uyu generale yishwe ahowe biriya bibazo urumva biragaragaza ukuntu iyi ngengabitekerezo ya jenoside yibasira abatutsi b'abakongomani ifitwe n'aba bo muri iyi mitwe yitwaje intwaro ari ikibazo gikomeye kuri abo baturage b'abatutsi b'abakongomani komeza ati des milices avec une idéologie génocidaire pareille ne pourrait en aucun cas donner une lueur d'espoir à la paix durable, mais moins encore assurer la protection de tous les Congolais dans leur diversité culturelle. Imitwe nk'iyi ngiyi ifite ingengabitekerezo imeze itya nta n'icyizere batanga cy'uko haba amahoro arambye noneho by'agahebuzo kure kubi nta nubwo bashobora kurinda abakongomani kuko bagizwe n'amoko menshi n'umuco n'imico itandukanye komeza ati c'est dommage que certains Congolais qui disent défendre ou faire la promotion de Wazalendo en louant l'actuel régime en place se réjouissent de cet acte de Wazalendo contre un général de brigade de FARDC. Birababaje kubona abakongomani bamwe bashyigikira Wazalendo bagashimagiza iki gikorwa cyo kwica umugenerale wa FARDC. On pourrait se poser la question sur alors le sort des Tutsis congolais qui sont dans l'armée et opèrent à côté de telles milices gouvernementales. Ahangaha rero ushingiye kuri ibi bikorwa wakwibaza utese noneho bari abasirikare b'abatutsi b'abakongomani bari muri FARDC noneho bo buriya byagenda bite babagezeho ni ugusya batanze birumvikana noneho utakomeza cyane kuko ibisigaye ni ibyo tuvuga buri munsi yego ariko ikintu kiri kurebwa ni kimwe niba umusirikare utari umututsi yitwa ngo yicaranye cyangwa yaganiriye n'abatutsi ariko bikwereka ko ibintu ideoloji hariya tuvuga buri munsi yego kandi hariya twagiye twumva kenshi ko bagiye kwicira agasita ndetse n'abandi ndetse hari n'abapfa bariya b'abarwandofone bandi bagiye bapfa baguye ku rugamba abenshi byagiye bivugwa ko bicwaga n'izo Wazalendo yego cyangwa na FARDC babazize icyo ngicyo gusa yego bavuga ati turatsinzwe nubwo mwadufashaga kubarwanya ariko ni bene wanyu yego yego intambara iri hariya rero abantu iki ni ikimenyetso cy'uko ari intambara iri ideologike yego intambara y'icyo bitwaza bavuga
yego twakomeza yego twakomeza tukareba kugira ngo ni ingingo isoza cyangwa iya kane. yego ya kane imikoranire ya MONUSCO n'abacanshuro yamenyekanye byifashe bite? hagaragaye telegaramu. Ngwiki hagaragaye telegaramu. Alo? Yego hagaragaye telegaramu. Yego igaragara MONUSCO uburyo yagombaga yarimo ishyira yego ba bacanshuro muri Ajemira. yego kandi tuzi neza ko yego mu mategeko ya MONUSCO yego kizira kikaziririzwa yego gukorana n'abacanshuro. yego ibyo rero ni ibintu yego niba turavuga ngo bibabaje, niba turavuga ngo biteye umujinya, nagiye kubivuga mu mvugo wenda benshi batafata neza, ukuntu umuntu yatishimiye ibintu avuga ngo biteye asiki. yego kugira ngo hari inyandiko ngiye kukwereka aho iri. yego bisobanura neza, namaze kuyikoherereza. yego ndetse iri na kumwe na telegaramu. yego gusa telegaramu n'ubundi kuyisoba ibiri muri iyo telegaramu biri muri iyo nyandiko. wakenera iyi telegaramu twayimuha. yego ariko wasoma iyo nyandiko tugahita dukomeza. iyihe nyandiko? hari inyandiko nkweretse nshyizeho akamenyetso. iyi ngiyi iyi iravuga ngo danze telegrame de 2024. uvuga ni telegrame yasohotse muri 2024 mu kwezi kwa 11. il établit que la MONUSCO avait ravitaillé des munitions de guerre aux mercenaires de la société Ajemira dans les positions de Kibumba et Karengera. aha ni kera mushakamba urabona ko Karengera yafashwe kera n'iriya nzira igira icuru. Kibumba ho ni hariya hafi. yego urumva ko iki gihe muri uyu mwaka wa 2024 mu kwa 11 hagaragaye telegrame ko isobanura ko MONUSCO yashyikirije aba bacanshuro bo muri sosiyete ya Ajemira bashyikiriza ibikoresho bya gisirikare. yego hariya ibabashyikiriza Kibumba na Karengera. Dans ces deux zones, il y avait aussi la présence des milices Wazalendo et FDLR. muri utu duce ko ari tubiri nyine hari na Wazalendo na FDLR. ni ukuvuga nabo barabahaje. ibibazo rero MONUSCO igemurira FDLR kirimbuzi na MONUSCO rero ifatwa nkayo. kandi aho hose amategeko ya Loni arabyamagana. na MONUSCO nayo ifatwa nkayo. Considérant que la MONUSCO puisse servir dans sa mission de mercenaires en violation des règles de l'ONU en la matière. Alors, ni ibintu bibi si byiza, birababaje kubona MONUSCO ari ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye, noneho bakagemurira abamercenere barenga ku mategeko, kandi abamercenere batemerwa n'umuryango w'abibumbye, ariko bakarenga bakabagemurira. Mushakamba ahangaha yaba ameze, bambabarire wenda banyumva, ni nk'uko wavuga ngo padiri yagiye kwamamaza ubutumwa, aho kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana yamamaza ubutumwa bwa Rusufero. yego ukuvuga yaba ateshutse ku nshingano, ahubwo agiye kwamamaza ibintu bihabanye n'ubutumwa asangamo. uba na MONUSCO rero imeze ityo.
twakomeza encore ibintu bibabaje cyane encore collaborer avec des groupes armés même sous sanction de l'ONU est très accusé d'avoir commis de graves violations de droits humains. Mu kubona mbese bakorana n'imitwe mbese yakoze ibyaha byaha ugasanga MONUSCO yatumwe n'umuryango w'abibumbye, noneho wa mutwe barimo baha intwaro n'ibikoresho bagemurira, ugasanga nawo umuryango w'abibumbye wemeje ko ari abantu bakora ibintu bibi. Ushyiraho na gahunda yo kubata muri yombi. Dukomeze. Yego. Aha hari ikindi tuhavuga? Nta kindi usibye kugaragaza ubugome bwa MONUSCO no kubogama kwayo. Yego. Twakomeza tukajya ku nkuru isoza. Tujye ku nkuru isoza? Yego. Reka tujye ku nkuru isoza turebe. Inkuru isoza iragira iti angane nyigereho, ikoranabuhanga ry'ikibuga cy'indege cya Goma ryararashwe ryarangijwe. Bimeze bite? Hano hari indi nyandiko aho wa Mubirigi Ale yego nyuma kuganira na General Makenga yego yigiriye ku kibuga cy'indege akareba hari zimwe mu ngingo eshatu turi buze kugarukaho yagaragaje. Yego, kugira ngo izo ngingo nizo twagarukaho tugasoza amakuru yacu. Yego kuko harangiritse bihagije. Yego, ibijyanye n'iminara, ibijyanye na tekinike zikoramo n'ibindi byose. Yego, byarangiritse. Ngira ngo twareba kuri izi ngingo. Ni izihe? Hari ndabona ari eshatu ziri mu buryo bubiri. Eshatu hamwe ni mu hose ni mu ntuzi. Hamwe ni mu Gifaransa ahandi ni mu Cyongereza. Nta kibazo nazibonye. Reka turebe izi ngingo gusa. Hano aravuga ati la tour de contrôle a été complètement saccagée. Le matériel électronique a disparu. Les FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo, ont tout détruit. Les tableaux électriques ont été endommagés. Et même la porte de l'ascenseur a été enfoncée. Ahangaha aravuga ko hari umunara ariko bicaramo wo ku kibuga cy'indege aho bakontororera bagenzura urujya n'uruza rw'indege byose n'ikirere uko cyifashe byose. Umunara rero warasahuwe, cya mbere habayeho gusahuza. Akaje ni ukuvuga harimo ibikoresho byatwawe byasahuwe. Yego. Ibikoresho bya elegitoronike bishobora gufasha mu ikoranabuhanga. Yego. Nta bigihari, biga biri mu byasahuwe kandi byasahuwe na FARDC, ingabo za leta. Zirangije ibitarasahuwe zirabyangiza. Hari nka taburo bareberaho ibintu biri elegitoronike, izo nazo zarangijwe, ndetse n'umuryango wa asanseri ni kiriya cyuma kizamura umuntu muri etaje. Yego. Ni icyumba winjiramo, noneho habamo imashini ikuzamura cyangwa ikakumanura. Ushaka kujya hejuru muri etaje cyangwa niba uri hejuru ushaka kumanuka ujya hasi kikagutwara. Iki baracyangije n'urugi, urabona ko barwishe. Yego. Noneho hakaba la piste ni ya nzira y'indege, urabona iyo ziguye zibanza kugenda n'amapine. Agahanda ka kaburimbo. La piste est encombrée d'engins de débarquement des passagers
des voitures et des camions que le M23 soupçonne d'être piégé. Tous les 100 mètres environ, la piste est couverte de positions de défense faites de sacs de terre qui pourraient également être piégés. La piste elle-même présente des trous causés par l'impact des obus. Ni ukuvuga ya piste ya nzira nyine indege ibanza kugendamo n'amapine yuzuyemo ibintu byayihangirikiye nk'ibimodoka ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo ndetse harimo urabona iyo babaga bari ahantu hari ibifuka bagerekeranya birimo imicanga bimwe barwaniramo hari ibifuka bapanga ukabona bimeze nk'urukuta hamwe huzuye ibyo bifuka bimeze bityo byuzuyemo imicanga aho muri buri metero ijana yego muri buri metero ijana biba bihari noneho ibyo bifuka ibyo bimodoka biri aho byose ibyo bikoresho byahatakariye byahapfapfaniye 23 ngo itekereza ko bishobora kuba bitezemo za mine imitego ishobora guturikana abantu. La piste est couverte des positions de défense faites de sacs ya mifuka navuze également être piégé ko bishobora kuba birimo n'imitego. La piste elle-même présente ni ukuvuga ngo piste ya nzira y'indege inagaragaza ibintu by'ibinogo byagiye biterwa n'ibisasu byagiye bihagwa cyangwa byagiye bihitura. Icya gatatu rero, le terrain herbeux autour de l'aéroport, notamment dans la direction où les postes de défense étaient censés tirer, pourrait aussi être miné. Cya kibuga noneho kirimo ibyatsi yo ku kibuga cy'indege hamwe hari ibyatsi nyine. Ahangaha naho birakekwa kuko habagamo intuza habagamo ibirindiro by'abasirikare baba ba FARDC cyangwa ba MONUSCO naho birakekwa ko hashobora kuba rumva aho barwaniye aho bagiye ntabwo ibintu byose bakoreshaga babitwaye hashobora kuba harimo ntuza harimo ibyo basize bateze ibyo ngira ngo wenda twahinira aho ngaho. Yego twanagana no ku musozo. Yego tugane ku musozo Mushakamba. Mushimire by'umwihariko. Yego nanjye mushimire urakoze cyane. Dushimire abadukurikiye aho bari hirya no hino. Bari badukurikiye tubibutse ko twaganiye ku ngingo 5 AFCM 23 yohereje intumwe 5 mu biganiro mu gihe Kinshasa yohereje abayobowe na Jean Pierre Bemba ministre. Cyakora baba M23 ntabwo turabamenya baba FCM 23 turabamenya nitubamenya mu makuru yacu gutaha turababagezaho amazina yabo. Ikindi wari kare M23 ikomeje guhagarara neza mu gihe FARDC yatangiye guhungira Ikisangani. Uvira General Ohenza wa FARDC yishwe n'abazalendo muri Sange bamuhora ko ngo yarabanye neza n'abasaza b'abanyamurenge hariya muri kariya gace. Imikoranire ya MONUSCO n'abacanshuro yamenyekanye ngira ngo hari telegrame twabonye twavuzeho. Ikoranabuhanga ry'ikibuga cy'indege cya Goma byarashenywe. Izi ngingo twaganiriyeho dushimira abakunzi bacu rero turabashimiye mwakoze cyane kudukurikira. Turabashimira kandi abatarakanda subscribe muyikande mukande na like. Subscribe kandwa rimwe nta rya kabiri, like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, share nayo muyikande ikandwa hakurikijwe umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru yacu munatwandikire muri comments. Ikindi reka tubasezere mugire igicamunsi cyiza. Yari Sentama Mushakamba nawe igicamunsi cyiza kandi mikoroni yawe. Cyane bwana Sentama bari badukurikiye turabashimiye mugubwe neza uwa mbere mwiza icyumweru kizabehere cyiza.